Imana abantu bizeye Kristo bose irabababarira ibyaha bakoze, ibyo bari gukora n'ibyo bazakora, kuko byose Kristo yabipfiriye. Muri bo hagatangira kuzamo ikintu cyo kuvuga ngo ubwo noneho ngo bakwigendera uko bashatse, ngo ubwo bakwikorera ibyo cyangwa bakavuga ngo ubwo icyo turimo dukora ni ukwigisha abantu gukora ibyaha. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka mbwire mwebwe mwese baturarwanda, cyane cyane abatuye mu karere ka Musanze, abahakorera ndetse n'abahagenda, mbwire namwe mutuye mu karere ka Burera, batuye mu karere ka Nyabihu, batuye mu karere ka Ngororero n'abandi, kenshi mujye mutekereza gukoresha ibigendanye n'ikoranabuhanga ndetse mukabura aho mukoresha pe. Reka tubarangire aho mwakoresha ibigezweho muri iki gihe. Ni kuri byose high tech, byose high tech ikorera mu mujyi wa Musanze. Bimwe mu byo bakora rero, bakora amakashe, bakora website, bakora ibyapa, amabana printing, amastika, baprintinga A0, A1 na A2 n'izindi, bacura imfunguzo, bandika ku myenda, bashyira amafoto ku myenda n'ibindi byinshi, kandi ku giciro gito cyane. Uhageze uratangara, ni igiciro gito cyane. Aho wakwibaza ngo wagera gute rero? Neza uvuye muri gare ya Musanze werekeza ahahoze isoko rya Kariyeri, ukareba iburyo bwawe, reba kino cyapa cyanditseho byose high tech. Urira gato muri etage kuri nivo ya kabiri, barahita bakwakirana urugwiro. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone 078 55 49 303. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kuba namwe bakunzi bacu. Turabashimiye umwanya muduha mudukurikira. Chaîne yacu rero Impano Family TV tubategura ibiganiro bitandukanye. Tubasaba ngo mukomeze mubane natwe dukoreye subscribe ku batarayikora. Uyu ni umwanya mwiza. Tubasaba ngo kuri mwamaze kuyikora mudukorere like, mudukorere na share ndetse muduhe na comment ibiganiro yacu tubategura uko mubibona. Kandi tubasaba ngo iki kiganiro mukirebe bose mukirangize ko ari mwe murunguka natwe twunguke. Murakoze cyane. Muri kubona rero muri kamera yacu dufite umutumirwa, ushaka kuvuga mbere mubonye cyangwa se mwaramubonye ahandi ku yandi macano. Natwe uyu munsi twifuje ko atuganiriza ku biganiro akunda gutanga bitandukanye. Turi mu gisate rero cya kiyobokamana nk'uko twababwiye. Tugira ibiganiro bitandukanye, tugira ibiganiro ku muco, ku buzima, ku buhamya butandukanye, ariko tugira n'igice cyitwa iyobokamana. Iyo ni twinjiyemo iyobokamana, tugira ngo tuba mu mwanya abanze atwibwire tumumenye, ese ni umugabo, ese ni umusore, yitwa nde? Karibu umuvandimwe. Okay, murakoze kunyakira. Ngira ngo ni ubwa mbere nje kuri iyi chaîne yanyu. Suhuje rero abantu bose barimo kundeba bwa mbere. Hanyuma ntangira wenda nivuga, nitwa Tom Shimimana, nejejwe no kuba aha ngaha. Ubwo wenda ibindi turaza kugenda tubivuga. Murakoze. Arakoze cyane Tom Shimimana. Imana imumugisha kuba yemeye ku ubutumire bwacu twamutumiye ngo tuganire uyu munsi ku bintu bigisate cy'iyobokamana. Tom, hari ibintu bita gospel ngo dufashe usobanurira abakunzi bacu. Gospel ni ijambo rikoreshwa n'abantu benshi, n'abatazi icyongereza, n'abantu bose kuma ngo gospel, ngo indirimbo za gospel, ngo ibiganiro bya gospel. Ubundi gospel ni iki? Urakoze. Hari ubundi icyo nibwira ko ari ikibazo cyiza cyane umuntu wese ahava akagera kuri kuba ashishikazwa nacyo nyine, kumenya iki kintu twita gospel, mu gifaransa bita evangile. Ni ikintu umuntu wese ahava akagera akwiriye gushishikazwa nacyo, kumenya icyo ari cyo. Kuko nk'uko bivuze, iyo umuntu avuga ngo, nk'uko wanatangiye wintroduce ikiganiro, avuga ngo turi mu gisata cya gospel, n'abagiye n'abantu batandukanye, hari n'igihe baba bari ku zindi social media, zindi platforms, akavuga ngo turi mu marushanwa ya gospel.
deje urumva ibyo byo biba byamaze no gupfa iyo umuntu avuze ngo bari mu marushanwa ya gospel. So rero ikintu gihari numva nshaka guheraho nsobanura cyangwa nsubiza icyo kibazo, abantu bakwiriye kuba bumva ko Bibiliya, igitabo cyitwa Bibiliya, gitanga ubusobanuro buhagije kandi akaba ari cyo cyonyine gitanga ubusobanuro bw'ukuri kuri icyo kibazo uvuze. Nk'iyo rero urebye umuvandimwe Paul wanditse inzandiko nyinshi harimo n'urw'Abaroma, mu gice cya mbere ngira ngo ku murongo wa 16 nibwo atangira nyine asobanura ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Avuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Kubera iki? Kuko ngo ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Ngira ngo wenda kugira ngo bize kuba bimeze neza cyane, reka wenda nifashisha iki cyanditswe tugisome, nicyo cyiza kubikiriyaringa neza nyine mu buryo busobanutse cyane. Aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Aravuga ngo icya mbere ubutumwa bwiza ubwabwo ni imbaraga. Nyine birenza amagambo. Kuba umuntu yaza akakubwira ngo ibi n'ibi 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 n'ibi. Yes, ubutumwa bwiza tubupresenta turavuga, ariko bikaba birenza amagambo turi buze kuvuga yonyine, ahubwo bukaba ari imbaraga. Imbaraga yihe? Y'Imana noneho ubwayo. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ikora umurimo wo guhesha umuntu wese wizeye ubwo butumwa bwiza gukizwa, nyine nta kurobanura guhari. Hari ikintu rero gikomeye numvaga nshaka kuvuga kuri icyo kibazo kiri ku murongo wa 16, kuko nyine iyo cyahushijwe ubundi ubutumwa icyo barimo kwita ubutumwa bwiza biba bitakiri ubutumwa bwiza. Avuga ngo muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Bivuze iki? Bivuze ngo usibye kuba ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana iri buze guhesha umuntu wese wizeye gukizwa, ngo muri bwo ni namwo gukiranuka kw'Imana guhishurirwa. Wenda ngira ngo ibyo turaza gukomeza kugenda tubidevelopa twumve neza. Iyo avuga ngo gukiranuka kw'Imana guhishurirwa muri bwo, nuko Imana nyine irakiranuka first of all, kandi uko gukiranuka kwayo umuntu wese kugira ngo azabane nayo aragukeneye. Ntabwo nyine Imana izigera ibana n'umuntu mu ijuru udakiranuka nk'uko ikiranuka. Noneho bakaza kuvuga ngo ubutumwa bwiza muri bwo nimwo hari guhishurirwa uko gukiranuka kw'Imana. Mu magambo make rero icyo tuvuga kuri icyo kibazo ni iki: ubutumwa bwiza ni inkuru nziza ibwira umuntu wese w'umunyabyaha ko Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo akaza mu isi akishyiraho ibyaha by'abazamwizera bose, hanyuma agahanirwa ibyo byaha byose. Donc Imana ikamushyiraho umujinya yari ifitiye umunyabyaha wese. Tubibona mu rwandiko rwa Yesaya 53, abavuga ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura rwose, yaramubabaje. Rero uyu Kristo waje akishyiraho ibyaha by'abantu bazamwizera bose, Imana ikamuhana mu cyimbo cyabo. Ibi ngibi iyo bibwiwe umuntu yarangiza akabyizera adashidikanya, nyine uku gukiranuka kw'Imana kuba guhishuriwe muri ubu butumwa bwiza, yarangiza akizera ibyo ngibyo bikamubarwaho. Ibyo ngibyo ubundi nibyo byitwa ubutumwa bwiza. Ntabwo rero ubutumwa bwiza ari ziriya ndirimbo tujya twumva zigiye zitandukanye, wenda ngo okay, hari ukuntu umuntu aririmba akaririmba arimo gushaka kwerekana ubuzima yahozemo butari bwiza, uyu munsi akaba ari mu buzima bwiza. Urabibona? Akaba ari gushaka kwerekana uburyo yahoze arwaye indwara ikomeye, uyu munsi akaba yarakize.
donc ibyo bintu babibumbira hamwe bakaza kubyita ubutumwa bwiza. Ariko icyo tubona ni uko ubutumwa bwiza burenze ibyo. Ni inkuru nyine iri buze kubwira umuntu ibintu biri buze gutuma ava mu rupfu akajya mu bugingo bw'iteka ryose. Ni icyo ngicyo navuga. Tom urakoze cyane bakunzi bacu, urumva ko tugenda tumenya ukuri, ubutumwa bwiza butandukanye n'uko abandi babivugaga, biratandukanye cyane nk'uko Tom abitubwiye. Akomeje ku kintu cyitwa agakiza. Ndamubaza ibibazo bigera muri bingahe, ariko reka mbanze kimwe. Agakiza ni iki? Hari igihe umuntu bareka kumuha ifuti, mwakubitana ati banze kuntwara imodoka yabo, bageze bona agakiza bampaga. Undi yaba ayambaye imyenda myiza, bakamuvugiraho bati aragenda yirata wagira ngo ni agakiza yabonye. Ubundi agakiza wakomeje kutubwira utuntu twinshi, numva witsa ku gakiza. Agakiza ni iki? Nyuma numara kutusobanura agakiza, ndaza kubaza iki kibazo kigendanye nyine no kubyerekeye agakiza nyine muri uyu murongo. Murakoze. Mu magambo makeya, agakiza ni impano Imana itanga ikayihereza umuntu wese wizeye Yesu Kristo ku buntu. Agakiza ni impano Imana itanga ikayiha umuntu wese wizeye Yesu Kristo ku buntu. Yego rwose. Nanjye cyari umunyeshuri mwiza mbasha kubifata. Arakoze cyane. None uyu munsi wa none dufite amadini arenga 1500 mu Rwanda. Amadini kandi yose yigisha agakiza, abwira abantu kuva mu bibi bajya mu byiza. Nibyo bamwe bita agakiza, ariko ubu dusobanuye ko agakiza ari impano Imana iha umuntu wizeye Yesu Kristo kandi ikayimuha ku buntu. None ku ruhande rw'umuntu, niba Imana itanga iyo mpano ku buntu, ni iki umuntu yakora kugira ngo abigizemo uruhare kugira ngo akizwe, kugira ngo akire agakiza? Ni iki nkanjye Claude, nkawe Tom, nk'undi runaka, ku ruhande rwe mu mbaraga ze n'iki yakora kugira ngo abone ako gakiza? Urakoze. Ngira ngo ibi bintu ni ibintu byagutse dushobora kuvugaho bikaba birebire cyane, ariko kandi biri facile à comprendre cyangwa byoroshye kumvikana. Kubera iki? Kubera ko nyine ibintu byose umuntu, inyoko muntu ikeneye kumenya kugira ngo ibashe kubona ku gakiza, Imana yarabitanze mu ijambo ryayo. Nko kuvuga ngo, urabizi hari abantu nyine bajya bavuga iyo mvugo, urayizi, ni imvugo yamamaye hano, bajya bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, ngo umuntu ashobora kuyogamo akaba yarohama. Ariko nyine icyo ndagira ngo abantu bajye bamenya ko ni imvugo ya Satani. Iyo ni imvugo ya Satani. Bibiliya ntabwo ari inyanja, ni igitabo cyonyine imbere n'inyuma gikwiriye kwizerwa nk'icyahumetswe n'Imana. Icyo ni icya mbere. Bityo niba cyarahumetswe n'Imana, ubwo nyine nta kosa na rimwe ririmo. Bityo niba umuntu agiye kureba ibigendanye n'ubugingo buhoraho cyangwa agakiza no kurimbuka, akwiriye kuba bishakira muri Bibiliya honyine. Ntabwo nyine ari kuri pasiteri, ntabwo ari kuri papa, ntabwo ari ku muhanuzi, ntabwo ari ku muntu uwo ari we wese wundi. Bibiliya nyine ubwayo irahagije. Impamvu ntangiye nkora iyo introduction mbere yo gusubiza ikibazo ubajije, ni uko ngira ngo abantu baze kumva ko ikintu cyose ndi buze kuvuga ndaza kuba ngikura mu byanditswe byera honyine muri Bibiliya. Kubera iki? Kuko ariyo soko yonyine ikwiriye kwizerwa nk'ukuri. Rero ukagira uti niba Imana itanga agakiza ku buntu, umuntu wese ushaka noneho kugira ngo abone ako gakiza, ni iki yakora abishyizemo imbaraga ze? Siko wabajije?
donc icya mbere rero hari ukuntu nyine iki kibazo ubwacyo kirimo contradiction cyangwa se kunyuranya, nshaka kugira ngo tubanze dukoremo yihe yuko niba Imana itanga agakiza ku buntu, ubwo icyo nyine kirarangiye, biravuze ngo nta kintu umuntu yakora kugira ngo abone ako gakiza ari we ubigizemo uruhare. Reka rero wenda ibyo bintu tubisobanure mu magambo ashobora wenda kurushaho kumvikana. Icya mbere, hari ukuntu abantu bajya batekereza yuko bashobora gukora kugira ngo babone ubwo bugingo buhoraho cyangwa babone ako gakiza, bituruka ku kutamenya ingano y'ubunyabyaha bwabo. Nyine abantu benshi bazi ko ari abanyabyaha, ariko ikibazo ni ukumenya ngo ubunyabyaha bwabo buragenda bukagera ku kigero kingana gute. Donc iyo umuntu yumva rero ko afite ari umunyabyaha ariko akaba atari umunyabyaha bikabije, aba numva ko hakiri uburyo bushoboka bwatuma abasha kwikosora akaba umwana mwiza, bityo Imana ikaba yamuhemba ubugingo buhoraho. Ariko icyo tuzi ni uko nyine Bibiliya ikiriyaringa ko ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo nyamara impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Nko kuvuga ngo nyine ubugingo buhoraho bwo ntabwo ari, donc ibyaha byo byahawe igihembo. Niba ari igihembo nuko umuntu yakoze, noneho ngo ubugingo bwo ni impano, donc ntabwo ari igihembo, mu by'ukuri ni impano. Hari ahantu tuza kubisobanura neza dukoresheje ibyanditswe. Abakunzi bacu aho hantu habasobanurira bahumve neza ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ubwo bivuze ngo urupfu ni igihembo cy'ibyaha, ariko ngo ubugingo buhoraho ni impano. Hadusobanurire neza aho hantu tuhumve. Ngira ngo abantu babasha kuba babona Bibiliya hafi yabo bazasome bino bintu tugiye kuza kugenda twifashisha. Nari ntangiye nkomoza ku kintu cy'uko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Hanyuma impano y'Imana akaba ari ubugingo buhoraho. Ibyo bintu nyine reka tubigemo twumve ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo uko dusanzwe tubizi, njyewe iyo nkoze ibyo bari buze kuma ntago biri buze kwitwa ko mbiherewe ubuntu, aba ari igihembo, nk'uko nyine bibiri nabigaragaza mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 4. Rero umuntu wese ahava akagera ni umunyabyaha, kandi ibihembo by'ibyo byaha bye nyine ni urupfu. Donc ari ikintu nari ntangiye mvuga cy'uko umuntu aba atekereza ko ari umunyabyaha ariko bikaba bidakabije, bityo akaba yabasha kugira icyo abikoraho kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Ikintu rero kiba gihari cya mbere umuntu aba yatakaje, yahushije, ni ukumenya ko ni umunyabyaha ku kigero atabasha kugira icyo abikoraho ngo ibyo byaha bye bimuveho. Kubera iki? Ni uko icya mbere nusoma muri Zaburi ya 58 ku murongo waho wa 4, hari amagambo avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobageza bakabeshya. Ibintu n'Imana ibivuze. Nubanga ikintu gikomeye kirimo hano ni iki? Ni cyuko umuntu ni umunyabyaha uhereye ku munsi yavutse. Urumva? Bitandukanye na bya bindi bya abantu nyine biyita abanyabwenge ba Jean-Jacques Rousseau bavuga ngo umuntu avuka ari mwiza ngo hanyuma akagenda yanduzwa na sosiyete abamo. Ibyo ntago ariko Imana yo ibivuga. Iravuga ngo umuntu ni umunyabyaha uhereye akivuka. Niko dusomye muri Zaburi 58 ku murongo waho wa 4. Noneho rero biranavuze ngo ubwo uyu muntu niba avutse ari umunyabyaha
kandi ibihembo by'ibyaha akaba ari urupfu, ubwo avutse akwiriye urupfu, sibyo? Ikindi rero kinakomeye ni uko uru rupfu nyine ruba rurimo kuvugwa rurenze kuba tufata umuntu tukajya kumushyingura mu irimbi. Ntabwo ari rwo rupfu nyine biri bidiringa narwo, ahubwo ni urupfu ruza gufata umuntu rukamwohereza muri Gehinomu, aho azarimbuka by'iteka ryose. Noneho rero uyu muntu utabasha kuba yagira icyo akora ngo yikure mu ngano y'ibi byaha bimeze bitya, wenda uramutse unakomeje ugasoma saha gusa no muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 10 havuga ko iyo umuntu yubahirije amategeko yose ngo ariko agasitara kuri rimwe gusa ngo abayishe yose. Impamvu iki kintu nkizanyemo ndagira ngo tubanze turishaho nyine kwereka abantu ingano y'ubunyabyaha bwabo, kuko demowa umuntu yumva ingano y'ubunyabyaha bwe nako arushaho kumva uburyo ntacyo yabikoraho. Rero hari igihe ubuganira n'umuntu akumva yavukiye muri sosiyete nziza, wenda ari kwa pastor akora itandukanye mu rusengero, ibyo bikaza kumutereka ahantu yumva hari ibyaha yakoze hakaba hari n'ibyo atakoze. Urabibona? Ariko Bibiliya nibivuze ngo iyo umuntu yitondeye amategeko yose agasitara kuri rimwe yose aba yishe, ibyo biravuze ngo niba utajya usambana ariko ukaba ubeshya, ujura ruharwa, bityo bwako gatebo ni kuri n'urupfu n'ukurimba. Aho kantu ngize ngo ugasubiremo neza abakunzi bacu bakumve neza rwose, kugira ngo kuko icyo twifuza nuko abakunzi bacu bamenye ukuri, niba ari icyaha kikavaho, niba ari ubugingo buhoro tukazabuhabwa. Aho kantu gasubiremo kugira ngo tukumve neza. Yego, icyo nari nkomojeho ni icyuko nyine umuntu ni umunyabyaha kuri icyo kigero cy'uko ibyaha bye akwiriye kuba bikurura kumva ko yacumuye amategeko y'Imana nta na rimwe risigaye, sibyo? Noneho rero ntabwo nibagiwe ikibazo bwo kugira icyo abikoraho. Rero ngarutse kuri cya kibazo wabajije ngikiriyaringa, mu muntu nta bushobozi na bukeya burimo bwatuma abasha kubona ubugingo buhoraho ari ubikoreye. Donc nta na buke, kuvuga ngo icyaha nyine ni kibi aho cyinjiriye mu muntu ku buryo umuntu wese utarizera ibyo akora byose ababikoreshwa n'icyaha. Donc aba ari umuntu utwarwa n'ibyaha. Mu buryo bumwe ibyaha nibyo bimufata bikamujyana gusambana, bikamufata bikamujyana kwiba, bikongera bikanamufata bikamujyana gufasha abababaye, bikamufata bikamujyana mu rusengero. Nyine aho icyaha kimujyanye niho ajya. Ibyo bintu wenda bishobora kuba bizanye confusion, ariko turaza kubisobanura cyane. Ubwo icyo nari ndimo gusubiza ni icyuko ntabwo bishoboka ko umuntu we abigizemo uruhare yabasha gukizwa ngo abone ubugingo buhoraho. Ubwo niba none urakoze utubwiye uko ibintu bihagaze, nkubajije ngo abantu bakaba bari kuvunikira iki? Niba ubugingo buhoraho ari impano ituruka ku Mana, ko ntacyo umuntu yakora ngo abubone mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe n'ubushake bwe, abantu bakaba bareka inzoga bati turashaka ubugingo buhoraho,
bakaba bareka gusambana tushaka ubugingo buhoraho, abantu bakaba bamukubita ntiyihorere ati ndi gushaka ubugingo buhoraho, baba bari kuvunikira iki? Dufashe usobanurira abakunzi bacu ko ibintu bihagaze. Okay. Ugize uti abantu nyine baretse ibi na biriya bavuga ngo barashaka ubugingo buhoraho, ubwo bararushwa n'iki cyangwa baravunikira iki? Igisubizo rero wenda reka ngire n'ibindi nongeraho utavuze. Hari uburyo abantu batekereza ngo bazajya mu ijuru kubera ibyo badakora. Donc baretse kwiba, bareka kwica, bareka gusambana, bareka gutukana, noneho ibyo bigiye kuzatuma Imana ibahereza ubugingo buhoraho. Abandi nabo bakumva bazajya mu ijuru kubera ibyo bakora, basenga buri munsi, bafasha abantu bababaye, basenga kenshi, bariyiriza, bajya no mu misozi. Ariko ikintu nyine gikomeye nshaka kuvuga, abo bantu bose, yaba umuntu wagize ibyo areka kugira ngo ajye kubona ubugingo, yaba abantu bafite ibyo bakora kugira ngo bajye kubona ubugingo, abo bose bari mu gatebo kamwe, bararushywa n'ubusa. Nyine icyo bavunikira ni ubusa. Kubera iki? Bibiliya oya, aho hantu bararushywa n'ubusa gute? Kandi amadini yose dufite menshi dufite mu Rwanda ariko yigisha avuga ko mureke ibibi mukora ibyiza kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho. None wowe uti bararushywa n'ubusa, dusobanure neza tubashe kubyumva. Njye ntabwo ndi kumva neza aho hantu. Aha, wenda sinzi niba nawe uri muri abo bantu, ariko nibwira ko nyine abadukurikiye bakwiye kurushaho kumva ibi bintu. Impamvu mvuga ngo bararushywa n'ubusa ni uko ibyo bakora atari byo bintu Imana yagennye abantu bakwiriye gukora kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana ntabwo ari ibintu umuntu akora uko yitekerereje, ahubwo agomba kubikora mu buryo buhura neza n'ubwo Imana yagennye bikwiriye gukorwamo. Icyo rero nicyo ngiye kuvugaho kugira ngo bijye byakumvikana impamvu aba bantu ikibarushya ari ubusa gusa. Nyine icya mbere tugomba kumva ni uko iyo umuntu akora ibintu byose arimo akora ashaka Imana, impamvu aba yahushije intego, Imana yo ikikiriyaringa mu byanditswe byera mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 10 kumanuka, iravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ushaka Imana n'umwe. Nko kuvuga ngo ibyo urimo ukora nubwo witwikiriye ikintu cyo kuvuga ngo urimo urashaka Imana, Imana irabizi ko abantu batayishaka. Donc nta muntu ushaka Imana, ahubwo Imana niyo ishaka umuntu. Turaje tubirebe. Bakunzi bacu mube hafi ikintu mucyumve neza. Ndi kumva tugezaho ikiganiro kiryoshye ngo nta muntu ushaka Imana, Imana ishaka umuntu. Komeza ubwire abakunzi bacu bamenye kuri cyane. Ngira ngo wenda reka ibi bintu tubisome. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 10, sibyo? Niho mpera. Haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'inshira buri mu minwa yabo. Donc ukomeje ukamanuka baba berekana nyine uburyo cya kintu n'ubundi turimo tuvuga cyuko umuntu ntago abasha kwifatira umwanzuro ngo ajye gushaka Imana. Rero iki cya mbere kirakomeye cyo kuba gutekereza ko ibyo uri gukora uri gushaka Imana. Nyine Imana ivuga ngo irabizi, kandi Imana nyine niyizo kuri avuga ngo nta muntu uyishaka.
reka wenda ibi bintu tunabyoroshye biza hafi aho abantu babasha kubyumva. Kimwe mu bintu bizakwereka ko udashaka Imana, ndavuga bariya wenda baba bajya mu nsengero buri munsi, abajya ku misozi gusenga, ikintu kizabereka ko atari Imana baba bakeneye. Nta muntu ujya yurira umusozi ngo agiye adafite ibyifuzo ashaka kugira ngo asengere hanyuma abone ibisubizo byabyo. Bikwereka ngo aho muri iyo context arashaka ibituruka ku Mana, si Imana ashaka. Noneho rero icya kabiri gikomeye, inshimangira cya kindi navuze ngo abantu abo bose bararushywa n'ubusa. Urakomeza ariko aho ngaho ugiye ngo udusobanurire neza, kubera ko ijambo ry'Imana muri Bibiliya Yesu nawe bivuze ngo nimuba muri njye n'amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo niba umuntu wenda adafite urubyaro, ni urugero abadukurikiye badafite urubyaro batubabarire, ntawe dupuwenseho. Niba umuntu adafite urubyaro arabanza ashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibisigaye byongererwa. Mu bisigaye yongererwa rero arajya gusaba urubyaro, kuko ijambo ry'Imana ryamubwiye ngo nuba muri njye n'amagambo yanjye, ubwo Yesu yabivugaga, akaba muri wowe, usaba icyo ushaka cyose. Mu byo ashaka harimo rwa rubyaro, undi mu byo ashaka harimo bya byo kurya, undi mu byo ashaka harimo kubona inzu, undi mu byo ashaka harimo gutsinda amashuri agiye mu kizamini. Ariko daboro ari kubanza gushaka ubwami bw'Imana. Ahari ijambo ry'Imana rikavuga ngo ubabaye nasenge, uwishimye naririmbe. Ubabaye nasenge, uhera uvuga ko aburiye imisozi bakajya za Kanyarira n'ahandi basengera ko batari gushaka Imana, kuko bari gushaka gusubizwa ibyifuzo byabo. Uhera hehe? En fait, kuva kare hose iki kintu ushyizemo ndagikunze cyo kuvuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Ikindi kintu ushyizemo cyiza ni cyo kuvuga ngo Kristo nyine amagambo ubwo yivuye avuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Aha, noneho rero ahantu ibi bintu bikwiriye guhera ari nacyo twahoze tudiringa nacyo kuva tugitangira iki kiganiro, ni ukumenya ese koko ubundi ndi muri Kristo nyine. Kuko mbere yo kujya gushakisha ibindi, niba Kristo yavuze ngo nimuba muri njye, ukwiriye kubanza ukamakinga sure koko niba uri muri Kristo ubundi, kuko ni ibintu bikwiriye kuba bihera. Ari nabyo rero turimo kureba, tukabona kwishuka kwinshi kugenda kubaho, umuntu akaba yatekereza ngo ari muri Kristo kandi atarimo. Rero ingingo ya kabiri ikomeye ni yuko ishimangira ikintu cy'uko aba bantu bose nyine baba barimo barakora ibihabanye n'ibyo Imana yagennye. Ikintu Imana yavuze muri Matayo igice cya 5, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 ku murongo wa 48, hari amagambo avuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru agize gute akiranuka. Nko kuvuga iki rero? Umuntu wese kugira ngo abone ubugingo buhoraho, umuntu wese kugira ngo azajye mu ijuru, donc ubugingo buhoraho nyine nibwo buzatuma abantu bagera mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kuba uri mu ijuru uzaba ufite ubugingo buhoraho uri kumwe n'Imana. Rero kugira ngo umuntu ajye mu ijuru, icyo Bibiliya ivuze kindi gikomeye, sinzi niba ucyumvise, ni icyuko agomba kuba akiranuka nk'uko Imana ikiranuka. None rero hari ibintu byo kwibaza, ni ayahe masengesho wumva umuntu yasenga agatuma akiranuka nk'uko Imana ikiranuka? Ariho. Bo uko mbyumva mu mitekerereze yanjye, kugira ngo usenge amasengesho atume ukiranuka nk'uko Imana ikiranuka, ni ugusenga utayiryarya, wirinda icyaha n'igisa nacyo. Bamwe babyita ngo kwicuza, ariko njye mbyita kwihana. Kwihana ukabirika ku bw'inyungu z'uko gushaka Imana, ukayisaba. Kuko yubwo yaravuze ngo munsabe, musaba muzahabwa. Ukayisaba uti Imana njyewe ntabyo nshoboye, ko Paulo yavugaga ngo nshaka gukora ibyiza ibi bikantaga imbere. Ukavuga uti Imana ntabyo nshoboye,
ariko ndapfukamye ndagusabye. Njye nuko mbyumva, wowe byumva ute? Ngewe rero ntabwo wenda ibyo nuko byumva koko nkuko bivuze, gusa njye ntabwo ndi kuvuga ibintu uko mbyumva. Kuva aho twatangiriye sindi kuvuga ibintu uko mbyumva, ahubwo ndimo ndavuga ibintu nk'uko Imana yabihishuye mu byanditswe byera yaduhaye bikwiriye kutuyobora. Igihari rero ni icy'uko nyine mu by'ukuri nubwo wenda ugerageje gusa n'ubitwara muri uwo mujyo, ntago bishoboka ko hari ikintu umuntu yakora mu bushobozi bwe ngo narangiza ahagarare hariya avuge ngo ndera nk'uko Imana yera. Ibyo bintu ntago bishoboka. N'umuntu wabitekereza nabyo ubwabyo bituruka mu bunyabyaha bwo kwishuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ubujiji afite butuma atabasha kumenya ikigero Imana cyo kwera iriho, ku buryo nyine yishuka kumva arera nk'uko Imana yera. Rero Imana irera ku kigero mu isezerano rya kera iyo abantu bashakaga kuyibona bapfaga itaranaza ngo ibiyereke. Imana irera ku kigero Mose yashatse kuyireba ngo imisozi igahinda, inkuba zigakubita imirabyo, akavuga ngo ibyo nyine bikaza kurangira atagikeneye kuyireba. Urabibona? Kubera kwera kwayo. Kubera ko kwera kwayo kwari kumuteye ubwoba, ngo haje inkuba n'imirabyo n'isi hinda umushyitsi, hari niba mbyibuka neza, abona ko bikomeye cyane, uvuga ati ko itarangeraho ningeraho biragenda bite? Niko biri hari. Imana yera ku kigero amaso yacu atabasha kuyihangara. Urumva? Ikigero rero Imana yeraho nikivuze ngo umuntu wese uzabana nayo agomba kuba yera nk'uko iri. Urabibona aho bikomerera se? Abantu nyine bakwiye kujya banumva ibi bintu kugira ngo ahari bikure mu mitima yabo kwishuka, kubera ko gutekereza ko umuntu azajya mu ijuru kuko yakoze ibi na biriya na biriya na biriya, icya mbere ni ukutamenya ikintu Imana isaba umuntu kugira ngo azashobore kubana nayo, aricyo cy'uko umuntu agomba kuba yera nk'uko Imana yera. Mu magambo make, umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu utarigeze amenya icyaha. Rero ibi bintu birenze ibyo umuntu ashoboye, birenze ibyo umuntu yakora, sibyo? Niyo mpamvu wenda utarakomeza uratubwiye ngo umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu utarigeze amenya icyaha. Aho kantu kadusobanurire, utubwire urugero, ni nkande, ese utamenya icyaha ni yaba yarabaye hese? Dusobanurire aho kantu tukumve neza. Reka dusome amagambo aboneka mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 4. Abantu nyine bakurikire ibi bintu ngiye gusoma, twibutsa abantu ko ibintu byose nyine ndimo kuvuga ni ibintu bidiringa hagati yo gupfa no gukira gusa. Ntago harimo nyine ibintu byo kuvuga ngo iby'uyu mukiro hano ku isi, ngo kubona ibi na biri. Oya, nge ndimo ndavuga iby'ubugingo no kurimbuka. Rero ibi bintu dore ukuntu Imana ihumekeye muri umuvandimwe Paul yabivuze mu rwandiko rw'Abaroma. Aravuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Umve igikomeye, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka.
nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ndashaka kugira ngo ngaruke hano, icyo nendaga kwerekana ni iki. Ndibuka ikibazo mbajije cyo kuvuga ngo nari nkomoje ku cyo kuvuga ngo umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu utarigeze amenya icyaha. Nuvuga ngo niba weho udukurikiye nyine, niba wumva hari icyaha wigeze ukora, niyo cyaba kimwe gusa, usibye ko ari byinshi nyine urabizi, ntabwo nyine uzajya mu ijuru niba ikintu ngiye kuvuga hano kitarigeze gikorerwa kuri wowe. Ni ukuvuga ngo kuvuga yuko umuntu uzajya mu ijuru ari umuntu ukiranuka 100% nk'uko Imana iri, twamaze kubona neza, ndetse buri muntu wese yibwije ukuri mu mutima we arabizi ko bidashoboka ko yakiranuka nk'uko Imana ikiranuka uko yabigenza kose. Ahangaha rero iyo umuntu agiriwe umugisha wo kumva ibyo bintu, atangira no kumva ko koko kakwiriye kurimbuka. Kuko nyine ni kenshi abantu baba bumva ari abanyabyaha ariko bakumva batarimbuka. Kubera iki? Bumva nyine ibyaha byabo bidakabije, sibyo? Noneho rero ngarutse kuri iki kintu, kugira ngo umuntu wese azajye mu ijuru bigomba kunyura mu nzira byanyuzemo, kugira ngo abatubanjirije bose babe bari mu ijuru. Duhereye kuri uyu Aburahamu twarimo dusomye tubona Imana itubwira ko yizeye bikamuhwanyirizwa no gukiranuka. Batangiye bavuga ngo iyaba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko nyine tukabona yuko atari imirimo yamutsindishirije, ahubwo yizeye gusa ngo bikamuhwanyirizwa no gukiranuka. Yego, none rero wenda nsoza kuri icyo kintu, ibintu bikomeye aho ruba ruzingiye ni ukumenya ibyo bintu byo kwizerwa ibyo ari byo byatumye Aburahamu ahinduka intungane, akaba Imana imubona nk'umukiranutsi. Ku buryo iyo umuntu yizeye ibindi bitari ibyo Aburahamu yizeye, aba yahosheje intego, ndetse rwose ikimutegereje aba ari ukurimbuka gusa. Aburahamu rero yizeye ibiki? Natwe twese twizera, ngewe nizera, n'abandi bose bazajya mu ijuru bizera. Ibyo ni byo bintu nshaka kuvugaho, kugira ngo iki kintu nyine ahari aba Imana ihishurira kucyumva bacyumve, kibe kiriya cyumvikana. Twamaze kubona yuko umuntu ari umunyabyaha uhereye akivuka. Tubona ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, tubona ko nta n'icyo yakora kugira ngo abashe kwikuraho ibyo byaha. Bivuze iki rero? Kugeza aho ngaho gusa umuntu aba abibona, uw'Imana yagiriye ubuntu nyine bwo kubibona, aba abibona neza ko ari ahantu heza ho kurimbuka, mu gihe Imana itaramuka itabaye ngo igire ikindi kintu ikora. So rero kuvuga ngo umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu Imana itazi akora icyaha, ni umuntu Imana itabonaho icyaha na kimwe mu buzima bwe. Ibi bintu birakomeye, bikarushaho gushimangira ko nyine ibi bintu nta muntu wabishobora. Iki kintu impamvu ndimo kugitindaho, ndagira ngo abantu barusheho kumva nyine uburyo Imana nigira birimbura izabarimbura bikwiriye, kuko ni abanyabyaha kandi koko bakwiriye kurimbuka. Noneho rero ukuntu ibi bintu biri buze kugenda, bigiye guhita bisobanura bimwe byose navuze, wenda hakaba hari abantu byateye confusion, kuko nta muntu ushobora gushaka Imana umunyabyaha, bidashoboka ko ibyaha bye yabyikuramo. Biraza gusaba Imana ko ari itera intambwe yo ubwayo ize gushaka umuntu imukize, nta kintu cye na kimwe ishingiyeho, ahubwo ishingiye ku mbabazi zayo gusa. Biciye mu zihe nzira rero? Inzira bigomba gucamo
niyo tubona mu rwandiko rw'abakorinto rwa 2 mu gice cya 5 ku murongo wa 21 hari amagambo avuga ngo Imana yafashe utarigeze kumenya icyaha imuhindura icyaha ku bwacu. Bigamije iki? Sinzi niba wabisomye ngo wumve. Abakorinto ba 2 igice cya 5 urwandiko rwa 2 rw'abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21 wenda hasome cyane wumve. Haranditse ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Dore rero ibi bintu abantu babyitondere babyumve cyane, naho nyine ibintu byose navuze byaba bitumvikanye ariko iki cyo bacyitondere. Imana ngo yafashe utarigeze kumenya icyaha imuhindura icyaha, uwo ni Kristo. Ibikora igamije iki? Kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ibi bintu rero ukuntu biza kugenda, abantu bakwiriye kumenya iki? Tuzi neza n'abatabyizera ariko bajya babyemera, kuko Kristo mu myaka irenga 2000 yaje mu isi agapfa, akabambwa, agahambwa, akazuka. Kandi Bibiliya iri kuvuga ngo ntiyigeze kumenya icyaha. Kandi tubona ko umusaraba ari ahantu habambirwaga ibivume, abanyabyaha ruharwa. Rero niba Kristo atarigeze amenya icyaha ariko tukamubona abambwa, ibi birasobanuye ngo ubwo hari ibindi byaha bitari ibye yari abambiwe byatumye ajya ku musaraba nyine. Rero Kristo igihe yabambwaga, uyu Kristo utarigeze amenya icyaha, ikintu Imana yakoze yafashe ibyaha byanjye byose hatavuyemo na kimwe, ifata n'ibyaha by'abandi bose bazamwizera ibishyira kuri Kristo. Nyine icyo kintu mvuga ngo cy'abazamwizera kirakomeye, wenda tuzakigarukaho, ariko ntago nyine kiri kuba kinshitse. Imana yafashe ibyaha by'abazizera Kristo byose ibishyira kuri we, irabimuhanira. Imaze kubimuhanira hasigara ikintu kimwe gusa cyo kuvuga ngo ubu noneho Kristo ubwo apfuye akaba azutse, umuntu wese uzamwizera nta kibazo ngifitanye nawe, ibyaha bye sinzabyibuka ukundi, kubera ko hari ahandi hantu byahaniwe kandi umujinya nari mufitiye ndanyuzwe, Kristo yishyuye. Ibi bintu rero turimo tubona twasomaga banga Imana yafashe utigeze kumenya icyaha imuhindura icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Umuntu wese iyo yizeye ko ari umunyabyaha wishe amategeko y'Imana yose hatavuyemo na rimwe, akemeranya n'Imana mu mutima we ko ibyo yakora byose bitabasha kumukiza. Hari indirimbo abantu bakunda kuririmba ariko mu by'ukuri batumva ibyo ari byo, bivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Bivuga ngo rero iyo umuntu yemeranije mu mutima we n'Imana ko nta kindi kintu yakora ngo kibashe kumukiza, akizera adashidikanya ko igihe Kristo yabambwaga yahaniwe ibyaha bye byose hadasigaye na kimwe, ikintu Imana ikora nuko ihita ifata ubutungane bwayo ikabumubaraho, uyu muntu akaba ahindutse uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana rimwe kugeza iteka ryose. Bivuga ngo mu magambo make ni uko nguko umuntu akizwa. Niba wabyumvishije neza, nta ruhare rwe ruri kuzamo, ni ibintu Imana yateguye kera, irangije iranabisohoza igihe Kristo yapfaga ku musaraba, irangije ubu ngubu ikikora ni iki? Yohereza mwuka wera. Imana mwuka wera iza mu mutima w'umuntu ikamwemeza ko ari umunyabyaha utabasha kwikiza, yarangiza ikamwereka ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo,
ikamwemeza ko Kristo yahaniwe ibyaha bye byose atavuyemo na kimwe, ibyo bintu noneho akabyakira nk'aho byabaye ahari, akabona nk'aho Kristo yabambwe ku musaraba ahari abireba azira ibyaha bye. Wa muririmbyi uvuga ngo k'uwo musaraba we ndasa n'ushobora kubona Yesu abambwa ari njye wapfiriye. Nyine ukagera ahantu ibyo bintu bibona ko kuko Kristo abambwa ari we hazira. Ibyo bintu iyo umuntu abyizeye rero, Imana iramureba ikabona aratunganye, ikabona ntiyigeze akora icyaha, ikabona n'uwera n'umuziranenge mu maso yayo, rimwe kugeza iteka ryose. Aba bantu rero aho bari mu isi, nsohoza kuri icyo kintu, barabizi neza ko bafite ubugingo buhoraho. Ubwo nyine ndagira ngo nkiriya ringe na cya kindi abantu bavuga ngo mbese ngo ubwo umuntu ngo yaba ari mu isi akaba abizi ko azajya mu ijuru. Yego rwose, ahubwo umuntu iyo atazi ko azajya mu ijuru akiri hano ku isi, ni ikimenyetso cy'uko nta bugingo buhoraho afite, ndetse akwiriye rwose gusanga Imana ikamukiza aka kanya. Abantu bose bazajya mu ijuru aho bari ku isi barabizi neza ko Imana yabababariye, kubera ko yabanje gukorera uwo murimo twavuze mu mitima yabo wo kubereka ubunyabyaha bwabo no kubahereza kwizera igitambo cya Kristo. Bityo Imana ikavuga ngo uwizeye uwo mwana aba afite ubugingo buhoraho. Arakoze cyane bakunzi bacu. Umuvandimwe aratubwiye ati umuntu uri ku isi uzajya mu ijuru, ubu tuvugana arabizi. Wowe urabizi? Niba utabizi cyangwa ubizi, duhe komenti utubwire. Ngeze ngo twegere umusozo w'ikiganiro, ariko mubaze ikibazo kimwe nakomeje gutekerezaho kugeza ubu ngubu. Ku bantu bari mu isi, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abakuze n'abakiri batoya, benshi bavuga ko ari abakristo, bavuga ko baharanira kujya mu ijuru. Kugira ngo umuntu kigaragaza umuntu ko ari umukristo, ese aricyo yumvaho cyangwa abandi bamubonaho, kugira ngo tubone ko umuntu ari umukristo koko, tugaragaza ko kanaka ari umukristo, ko azajya mu ijuru cyangwa se ko akora imirimo ya Kristo nk'uko isabwa. Wowe n'iki yibonaho, twe n'iki tumubonaho? Uri dusoze. Wenda reka dusoze, ariko mbere y'uko nsubiza iki kibazo tujya no ku musozo, ndashaka kwibutsa abantu yuko nabonye kuri iyi shene yanyu hacaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Donc biri no mu bintu nyine byanteye kumva nshishikajwe cyane no kwitabira ubutumire bwanyu kandi nezerewe, kugira ngo nze nyine wenda ubwo nyine Imana nikomeza kugitugirira ubuntu tukaba tukiriho, ahari tuzakomeza kujya tuganira kuri ibi bintu, kugira ngo tugaragaze mu by'ukuri icyo ubutumwa bwiza ari cyo n'icyo ubutumwa bwiza butari cyo. Kuko nyine hari ibintu byinshi abantu bita ubutumwa bwiza atari ubutumwa bwiza. Icyo twagitangiye nyine nko kuvuga ngo umuntu wese iyo ahagurutse akaba afite Bibiliya, akaba ahagaze imbere yanyu agiye kuvuga, ntabwo bisobanuye ko ibintu agiye kuvuga ari ubutumwa bwiza rwose, kuko ngo afite Bibiliya. Twavuze ubutumwa bwiza icyo ari cyo, ariko mbisubiramo, niba umuntu ibyo avuga atari ibintu biri buze kugufata bikagukura mu rupfu bikagushyira mu bugingo, niba ibintu avuga atari ibintu biri buze kuhereza umutima wawe kwibonaho ububi, apana bya bindi bajya bavuga ngo iyaturireho ngo urakomeye, ngo vuga ngo ndi umutsinzi, ngo vuga ngo ndi umutwe si ndi umurizo, ibintu byinshi nyine bagenda bavuga. Biriya ntago bibasha gukiza umuntu mu by'ukuri. Icyo biba bikora ni ukurushaho gushyeshyenga umuntu bimubeshya ko ari mwiza, bityo akarushaho kumva ko adakeneye Imana, ngo noneho bigatuma atajya kwihana ngo Imana imuhereze kwizera abone ubugingo buhoraho. Ibyo bintu rero ikintu gitumye mbiheraho ni ukugira ngo nyine abantu batazajya bakomeza gufata ibi bintu, wenda ubwo Imana igiriye ubuntu tukazajya dukomeza kuba twabona iyi platform yo kuvugiraho, hatazagira umuntu ujya yumva ibintu ari ibintu bisanzwe byo kumva nk'uko asanzwe yumva n'ibindi byose,
oya, ahubwo nyine ibi ni ibintu biri hagati yo gupfa no gukira gusa, mu buryo bw'uko niba nyine ibi bintu utabyizera, aka kanya ukwiriye kujya ku mavi ukaririra Imana ukayinginga ikaguhereza nyine kubona ubutunzi buri muri Kristo, warangiza nyine ukabyizera ukaba ubonye ubugingo buhoraho. Noneho rero ukabaza ngo umuntu uri hano mu isi ni ikihe kintu nyine gikwiriye kumuhamiriza ko akijijwe, hanyuma ngo twebwe tumubonaho ibiki, nawe akwiriye kuba yibonaho ibiki. Ndakibuka neza? Okay. Abantu nyine badukurikiye nyine iki kintu banacyumve. Icya mbere, nkunda gutangira mvuga nyine ibintu icyo bidasobanuye, noneho nkavuga noneho icyo bisobanuye. Kuba uri umukristo icyo bidasobanuye ntabwo nyine bivuze ngo twatangiye tubikomozaho, kuba waravukiye mu rugo rw'abantu biyita ko basenga, ukaba wenda ni kwa pasiteri, ni kwa diyakoni, ni he n'ahandi hose, ibyo bintu ntabwo bivuze ko ukijijwe. Kuba uri umuririmbyi ahantu mujya guteranira, kuba uri umudiyakoni, kuba uri pasiteri, ntabwo ibyo bintu bivuze ko ukijijwe rwose. Kuko nyine tubona ibyanditswe byera bikiriyaringa ko hari abantu bazaza bagahagarara imbere ya Kristo bakavuga ibyo bakoze, hanyuma akabasubiza ngo mumve imbere sinigeze mbamenya. Ibyo bintu turabibona. Rero ukwiriye kuba utishuka ngo utegereze ko ukijijwe ushingiye kuri ibyo bintu A, B, C, D. Oya. Ahubwo ikintu cyonyine gikwiriye kuguhamiriza udashidikanya koko kukijijwe ukaba uzajya mu ijuru, ucyumve witonze, ni iki? Ese haba hari igihe kigeze kubaho ukabona koko kuri umunyabyaha ukwiriye kurimbuka? Iyo ni step ya mbere. Hagomba kuba harigeze kubaho igihe ukabona uri umunyabyaha ruharwa ukwiriye kurimbuka. Ibyo bintu ukabibona ku buryo nyine ubabazwa nabyo, ukarira, ukavuga uti noneho karabaye, ndarimbutse, birarangiye kubera ibyaha byanjye. Nyine icyo kintu cyabayeho. Kuko ugomba kwibuka hari amagambo nyine Paul yanditse avuga ngo ijambo rikwiriye kwizerwa n'abantu bose ngo ni iry'uko Kristo yaje mu isi aje gupfira abanyabyaha, kandi muri bo akaba ari we w'imbere. Nyine umuntu wese kugira ngo akizwe agomba kugera kuri iyo step, abona ari umunyabyaha ruharwa uhagarariye abandi bose. Dore impamvu ikomeye ndi kuvuga iki. Nuko akenshi iyo umuntu arimo gushaka kumenya ubunyabyaha bwe akigereranya na mugenzi we, ababona ari mwiza, ababona adakabije nk'uriya. Ariko nushaka kumenya ikigero cy'ubunyabyaha bwawe ugomba kwigereranya n'Imana gusa, ku buryo nyine uhagarara ahantu ukavuga ngo njyewe n'Imana duhagararanye twaba tumeze kimwe. Niba icyo kintu nyine ukipimira ku kuvuga ngo nkora ibi biriya ntabwo mbikora, ngo ubwo bityo ntabwo nkwiriye kurimbuka, ukwiriye kugirirwa impuhwe. Rero iyo step ya mbere igomba kuba yarabayeho, ukavuga ngo narabibonye ko ndi umunyabyaha ukwiriye kurimbuka kubera ibyaha byanjye. Icyo ngicyo iyo kivuyeho nicyo kigusunikira ku kwizera uwagukiza ari we Kristo, wakoze ikintu cyo kwitangira ibyaha byawe byose, donc wishyizeho ibyaha byawe agahanirwa icyo kintu. Noneho iyo umaze kwizera ibyo bintu, ikintu Imana ikora twakibonye, ni uko ifata ubugingo buhoraho ikabuguha nk'impano, yarangiza ikanazana conviction mu mutima wawe, cyangwa se ikemeza umutima wawe yuko ibyaha byawe byose ubibabariwe, mu buryo bw'uko nyine umuntu ugishidikanya ko ibyaha bye byose byababariwe, ni ikimenyetso cy'uko uwo nguwo ari mu irimbukiro, yicaye mu irimbukiro.
kubera ko agishidikanya ko ibyaha bye byababariwe yicaye mu irimbukiro. icyo kintu nyine cyumvikana, ni ukuvuga ngo impamvu yabyo rekana nayivuga nyine irushaho kumvikana. Umuntu ushidikanya ko ibyaha bye byose byababariwe ni ikimenyetso cy'uko atigeze yizera Kristo, kubera ko umuntu wizeye Kristo aranabizi ko ibyaha bye byose Kristo yabihaniwe, bityo Imana yaramubabariye. Nyine naho ngaho bituruka ubundi. None Tom, abapasitori bagiye kubatiza baravuga ngo kubw'ubuhamya witangira, weho kubw'ubuhamya witangira imbere ye wadukurikiye ku Mpano Family TV, wowe ibyaha byawe warayobariwe nta kibazo ufite? Urakoze. Ngewe ubu ngubu nta kibazo na kimwe mfitanye n'Imana. Nuvuga ngo ba bantu nahoze mvuga b'abatagatifu, Imana ireba mu isi ikabona nta cyaha bafite, ikabona nabera n'abaziranenge muri bo ndimo. Ngewe ndi uwera n'umuziranenge imbere y'Imana, singawa, ariko hitonderwa iki kintu, ntabigizemo uruhare, ahubwo ni impano Imana yampaye kubwo kwizera Yesu Kristo. Nsoza rero kuri icyo kibazo, umuntu wese uzajya mu ijuru, ikibimuhamiriza, umuntu wese ukijijwe, ikibimuhamiriza ntabwo ari abantu baza babimubwira ngo iyo tukurebye tubona ukijijwe. Ntabwo ari ubuhamya atangirwa muri sosiyete gusa. Kandi Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari akantu nongereho niba ukumvishe simbizi, yavuze ngo si ubuhamya atangirwa gusa. Urumva? Ahubwo ikintu kiri buze kubimuhamiriza, icya mbere ni kiriya twabonye, ni uko hayigeze kugera igihe abona ni umunyabyaha ruharwa ukwiriye kurimbuka, ababazwa n'ibyaha bye, arangije arihana, atera umugongo ibyaha bye byose arabizinukwa, arangije yizera Kristo ko ari we wenyine ubasha kumutsindishiriza. Ibyo bintu iyo bibaye rero, Imana iguhereza imbabazi z'iteka ryose, ikemeza umutima wawe ibyo bintu, mu buryo bw'uko umuntu wese uzajya mu ijuru, kimwe navugaga ngo ahari uko isi arabizi, nuko yibuka ibyo bintu biba, ndetse Imana imuhamiriza mu mutima ko yamubabariye. Bityo icyo ni icya mbere umuntu wese uri ku isi agomba kuba yishingikirijeho, kikamuhamiriza ko azajya mu ijuru. Noneho rero twebwe abantu icyo tubona kuri uwo muntu, urumva, ni uko tumureba tukabona ibyo bintu avuga ko yizera koko nibyo abaho. Mu buhe buryo? Mu buryo bw'uko nyine hari ikintu nshaka gukiringa ntekereza gishobora kuba cyatangiye kuba develope mu mitwe y'abantu bamwe na bamwe barimo kutwumva. Hari igihe dukiriyaringa iki kintu cyo kuvuga ngo Imana abantu bizeye Kristo bose irabababarira ibyaha bakoze, ibyo bari gukora n'ibyo bazakora, kuko byose Kristo yabipfiriye. Muri bo hagatangira kuzamo ikintu cyo kuvuga ngo ubwo noneho ngo bakwigendera uko bashatse, ngo ubwo bakwikorera ibyo cyangwa bakavuga ngo ubwo icyo turimo dukora ni ukwigisha abantu gukora ibyaha. Icyo nari ndimo mvuga turimo tugana ku musozo, ni ku cy'abantu nyine bumva tuvuga ubutumwa bwiza gutyo, agahita atangira gutekereza ko ubwo icyo turi gukora ari ukwigisha abantu gukora ibyaha. Ariko ibyo bikaba atari byo, kuko icyo ubutumwa bwiza buhishura twagiye tubona ni uko nyine iyo umuntu amaze kwizera Imana ikamubabarira, ikintu cya mbere cyiza muri we ni uko Imana yamuhaye ibintu atarakwiriye. Nyine ubugingo buhoraho, kuba Imana iri kubutangira ubuntu, ntabwo ari uko buciriritse, ahubwo ni uko buhenze ku kigero umuntu atabasha kubona igiciro cyo kubwira. Rero umuntu wamaze kurikoganizinga ko yahawe ikintu cy'igiciro atabashaga kwishyurira, ntabwo bimutereka ahantu ho kubaho uko ashatse, ahubwo bimutereka ahantu ho kubaho ari umugaragu wa muntu wamukijije. Ubwo nubwo mvuze umuntu yenda avuga Imana Kristo, araza kubaho ahubwo aharanira guhakwa kuri wa mwami we wamukijije. Urabibona rero, iyo umuntu atekereje ko ubutumwa bwiza bumeze butya buri buze gutuma umuntu ayikorera ibyaha,
ni ikimenyetso cy'uko umuntu utekereza atyo ahubwo akiri mu bubata bw'ibyaha azarimbuka. Kuko impamvu icyo gihita kiza muri we ni uko umuntu naturellement asanzwe akunda ibyaha, aba akunda ibyaha ku buryo ari cyo buri gihe gihita kizamuka muri we. Ndetse n'ikimenyimenyi, umuntu wese wumvishije ibi bintu bwa mbere asanzwe ari umunyabyaha, nawe arabizi ko ari umunyabyaha kandi ntabwo ari ibi byamwigishije kubikora. Therefore tukabona ko rero iyo umuntu amaze kwizera aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize, niko birivuga. Bityo rero ni wa muntu turi buze kubona, tukabona koko izi mbabazi za Kristo, izi mbabazi ahora aririmba Imana yamugiriye ikamwezaho ibyaha bye byose, koko arabaho ubuzima bugaragaza ko Imana yamubabariye. Ndumva nuko nguko icyo nshobora kukivuga dusoza. Arakoze cyane Tom, Imana umugisha. Tuganiye ibintu byinshi bitandukanye, kandi tuzakomeza kubana nawe, adusobanurire byinshi uko yabisubiye mu byanditswe byera. Nawe udukurikiye urashungura, n'ubona bifite agaciro kuri wowe, ariko bifite agaciro kuko yabisubiye mu byanditswe byera, kandi Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha ubwo umuntu. Rero ni njyewe nawe udukurikiye, tugira ngo rero mukomeze mubare natwe, mudukorere subscribe, mudukorere like, muduhe comment kuri ibiganiro tubategurira, cyane cyane mu gice cy'iyobokamana nk'uko twababwiye tugitangira ikiganiro. Muri minsi no turi kwibanda cyane, mu minsi imbere no tuzogeza n'ubuhamya butandukanye bw'abantu, hari abaduhamagaye baduhaye message. Ubwo rero mukomeze mudukorere comment, mudukorere like, kandi ibiganiro byacu bikomeze mubikurikire cyane, mubisangize n'inshuti zanyu. Murakoze, Imana ibimigisha. Astra.